Yesu ashimwe cyane. Imana amasezerano yo kwiringirwa no kwizerwa turayishimiye. Iyi Mana rega niyo gukorerwa, niyo gushaka. Kuko ijambo riratubwira ngo dushakishe umwuka iteka. Dushakishe umwuka Imana iteka. Rero Imana muje tugirire neza kandi twambike imbaraga dukomeze muri byose. Turabasuhuje ko kwicano ya Evangelist Rusatuzi iki gitoro cy'umugisha yaduhaye kugeza amaginga ya hari kishaka kugeza ku bantu, hari kishaka kuvuga ku bwoko bwayo. Ndashimira aba cameraman badufasha ibi bintu. Imana ibaha umugisha cyane. Umuntu gutegurira ikintu cyo kugira ngo ubwirize ubutumwa bwiza ku isi yose ni ikintu kitoroshye, kugira ngo umuntu wese akiboneshe ijisho. Imana ibaha umugisha cyane. Robert, Imana iguha umugisha. Hanyuma ijambo tugiye kwigaho ni ijambo dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 33 umurongo waho wa 12 turageza ku murongo waho wa 23, ariko ndasobanura kuva ku 12 kugeza ku 17, ariko ryose ndarisoma, ariko sindi busobanurire ryose bitewe n'impamvu zaho nshaka kwigisha nibigiri wo bibangamira. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dushime Imana. Ngiye gusengera abantu, ngiye kwibanda ngiye gusengera umuntu wese ufite ikibazo cy'ubugumba. Iki gitondo mbere ko nigisha rino jambo ni ikibazo cy'ubugumba cyo kutabyara, niwe ngiye gusengera gusa. Ubu ngiye kujya nsenga mu episode kugira ngo ntazangira ibintu byinshi mvanga nkabacanganya mu mutwe. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Tutangiye dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye kuri wera kandi uri umunyembaraga. Tugushimiye ko wera kandi ugakiranuka. Tugushimiye kuri Data wa twese mwiza kandi ukaba buhungiro. Ni wewe wenyine ugira ukirama kandi warangiza ukagikomeza. Waravuze ngo dusabe tuzahabwa kandi dukomange tuzakingurirwa. Ujya kurema waremye umuntu umwita Adamu. Uwo wari umuntu wari umaze kurema. Ubona ko adakwiye kuba wenyine umuremera umudamu, umuremera umufasha uzamufasha mu buzima bwe. Uwo mufasha ubona ko adakwiye kumubaho umufasha gusa, ubona ko akwiye no kuzagira urubyaro, hanyuma akazakwira isi yose, akazabavamo benshi cyane. Rero ibyo wari warabigambiriye ari nk'inshingano cyangwa se ari isezerano washatse kugeza ku bana bawe kugira ngo babashe kugira ibihe byiza, babone kuri Imana yuzuye igitinyiro n'imbabazi n'ubutware. Rero turasenze dusengera abantu bafite guhura n'ikibazo cy'umwuka w'ubugumba. Turazingura inda zabo muri iki gitondo. Ndakubita hasi ibiganza byose by'abadayimoni byari bifashe inda zibyara mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana isumba byose, Mwami Imana isumba byose. Aba bana b'abahungu Satani yafashe mu nsoro akabazinga, turabazinguriramo, turabagarura mu izina rya Yesu. Aba bana b'abakobwa Satani yafashe akazingira mu nsoro z'abadamu, turazizinguriramo mu izina rya Yesu. Turagarura aba bana b'abahungu mu izina rya Yesu. Turagarura aba bana b'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Izi mpanga zazingiwe mu nsoro y'ababyeyi, birashobora ko umaze igihe kirekire utabyara, shobora ko wagambiriye gushaka ukavuga ngo ngiye gushaka abana mwiza umuryango kuko umuryango washizeho, ariko wamara kugera mu rugo ugategereza urubyaro ukarubura. Ariko dusabye umugisha w'urubyaro ku buzima bwawe, dusabye umugisha w'abahungu n'abakobwa ku buzima bwawe, dusabye umugisha wo gutera imbere ku buzima bwawe. Turagutunguza urubyaro mu izina rya Yesu. Ndanurira ubuzima bwabo. Haleluya. Ndanurira ubuzima bwanyu kwakira urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Mubyare muheke, mubyare mwose, mubyare mukikire, mubyare musakane n'impinja, mubyare mugire umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndagarura Mwami Imana Nyiringabo, hayiwe umura wariganyijwe ku buzima bwa kugira ngo wongere kugira ishusho yo kubyara, utungurwe n'urubyaro mu izina rya Yesu. Utangire kumva ibise, utangire kumva ibise bikomanga mu nda yawe, utangire kumva ibise bikomanga hayiwe mu nkike z'umura wawe, utangire kumva ibise bikomanga mu bitekerezo by'ubuzima bwawe. Utungurwe n'igitangaza cyo gutwita, utungurwe n'igitangaza cyo kubyara, utungurwe n'igitangaza cyo kwakira ishimwe. Rero ko watwise ariko
kubyara ukabibura, ukagira umwana ukamumaranye igihe kirekire mu nda. Uyu mwana nagira ubuzima, navuke, imigozi yari imuhambira nimurekure, imigozi yari imufashe nimurekure, imigozi yamurwanyaga nimurekure, navuka mu izina rya Yesu. Turamugarura mu izina rya Yesu Kristo, turamuzana ku isi, tumukuye mu nda yarazingiye. Reka aze ahuze amaso n'ababyeyi be mu izina rya Yesu Kristo. Inkondo y'umura yariganijwe mu rubyaro, turayizibuza amaraso yawe, koze gukoza ibitangaza kandi ukarema ishimwe rikomeye, kuko uri Imana y'amasezerano, mu izina rya Kristo Yesu bamwe mwese. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Ndabasuhuje abatuye u Rwanda mwese, ndabasuhuje abari muri Kongo, ndabasuhuje abari muri Amerika, ndabasuhuje abari muri Canada, ndabasuhuje abari Australia, ndabasuhuje abari Polonye, ndabasuhuje abari muri Israel, ndabasuhuje abantu b'Imana mwese, ababishop, abashumba, aba evangeliste, abavuga butumwa, ndabasuhuje abahanuzi, ndabasuhuje abantu b'Imana, yemwe abantu bahagarariye amatimu b'abaririmbyi, ama worship, mwese mukora umurimo w'Imana, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Yesu abahaza uburame. Haleluya. Namwe bashiki barazaro mubasha kuramya mugahimbaza, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Jambo tugiye gusoma cyangwa tugiye kwigaho uyu munsi ni jambo dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 33 umurongo waho wa 12. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. Mose abwira Uwiteka ati dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo dutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Haleluya. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe, kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Haleluya. Hanyuma umurongo wa 14 uravuga ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Haleluya. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, ikizamenyekanya yuko jye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha n'iki? Suko wajyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe tutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. 17 haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati nicyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. 18 haravuze ngo aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. 19 Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzabugirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi ati ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyiraho mu busate bw'igitare, ngutwikirizeho ikiganza cyanjye ngezeho marira kunyuraho, maze ngutwikurureho ikiganza cyanjye. Urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo Mose abwira Uwiteka uti dore ujya untegeka utijyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo dutumanye. Ese wowe, haleluya, wowe muri iyi minsi wagishije inama Imana y'uburyo ukwiye kuyisaba uburenganzira bwo kugira ngo umenye umuntu Imana igutumanye nawe, Imana ikumenyesha umuntu igutumanye nawe?
nikumenyesha umuntu gutumanye nawe ntuzayoba inzira kuko uzabuza umuntu mugendana. Nikumenyesha umuntu gutumanye nawe ntabwo uzaseba mu rugamba ngo utsindwe, kuko hari igihe ushaka kugenda utazi uwo yagutumanye nawe, utazi ukugenda inyuma ukagenda wishyira mu rugamba uzi ko hari umuntu ukuri inyuma ugatsindwa cyangwa ugaseba. Ariko iyo ufite kumenya uwo Imana igutumanye nawe ubasha gutera imbere, ubasha kuba umuntu udasanzwe, ubasha gutungurwa n'igitangaza. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wagireho umugisha. Nuko niba nkugireho umugisha koko nyereka imigambi yawe. Haleluya. Kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha. Kandi waravuze uti wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Haleluya. Numara kumenyesha ubuzima bwanjye w'Imana we, uwo wantumanye nawe muri iyi si nzabasha kuyitsinda. Niba ari umwanzi nzamumenya menye uko mwirinda. Niba ari marayika nzamumenya menye ko ari imbere y'ubuzima bwanjye abasha kundwanirira. Niba ari inshuti zanjye nzabimenya menye ko ari abantu bandi hafi bazabasha kugira icyo bankorera. Ariko uyu munsi wa none Imana ikumenyesha umuntu gutumanye nawe. Haleluya. Imana ikumenyesha umuntu gutumanye nawe. Imana ikumenyesha umuntu gutumanye nawe. Niba ari marayika ubimenye, niba ari bizima bine ubimenye, niba ari Gaburiyeli ubimenye, niba ari umwuka wera ubimenye, niba ari yo ije bwite ubimenye, kugira ngo utazaseba, kugira ngo utazatsindwa, kugira ngo utazariganywa n'umugambi wa Satani. Iyo wamenye umuntu Imana yagutumanye nawe umenya kunesha urugamba. Iyo wamenye umuntu Imana yagutumanye nawe ubasha gutera imbere. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana izagendana nawe ikuruhure. Hanyuma umurongo wa 14 Imana isubiza Mose ati, aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nguruhure. Imana igendana nawe mu kazi wagiye gukora, izakuruhuriramo ntuzaveyo urushye umutima kubera ko wakwirukanye udahawe umushahara. Imana izagendana nawe mu rugo washatse, wagiye gushakiramwo ubuzima cyangwa se wagiye guteguriramo imibereho y'ubuzima bwawe bwose kugira iherezo ryose. Uzabashe gutsinda, uzabashe kuyoborwa n'umwuka wera ubashe kurubamo neza, uzabashe kugira ubwenge bwo kubana n'abo wasanze kugira ngo utazariganywa. Hagati aho ngaho Imana izajyana nawe kuruhure. Imana izajyana nawe iguha ijambo. Imana izajyana nawe ikwimane. Imana izajyana nawe kurinda abagambanyi. Izakurinda abagambanyi b'abanyamiryango, izakurinda abagambanyi bakaritsiye usanze. Imana izakurinda abagambanyi b'amagambo wumva. Imana izakurinda abagambanyi b'inzandiko zipfuye. Hari abantu baharanira gukora nabi, bakandika inzandiko zipfuye kugira ngo ubuzima bwawe babushyiramo kugorwa, babushyiramo kubabazwa, babushyiramo kubaho nabi. Ariko munsi izo nzandiko zandikwa z'akagambane Imana zitesha agaciro. Imana igendana nawe kuruhuri. Imana ikuruhure inzandiko z'akagambane. Imana ikuruhure amagambo apfuye y'abanyamahanga. Imana ikuruhure imyuka yose y'iterabwoba. Imana ikuruhure ibikugenza n'ibikurwanya. Imana ikuruhure imyuka y'abanyamahanga bakoherereza. Imana ikuruhure imigambi mibisha y'abarozi. Imana ikuruhure imigambi mibisha y'abakonikoni. Imana ikuruhure imyuka baguteje yanze kukuva mu maraso no mu bugingo. Imana ikuruhure akagambane k'abanyamahanga badashaka gutera imbere. Imana ibikuruhure. Imana ikuruhure inzozi mbi uhoranye igihe kirekire, ukaryama ukarota nabi, ukarara nabi, ukarara ugundagurana n'imbaraga utazi. Izo mbaraga Imana izikuruhure. Imana ikuruhure abagambanyi uturanye nabo. Iza gukuruhura abantu bakugenda inyuma bashaka kugira ngo basenye amashimwe yawe. Imana ikuruhure. Imana ikuruhure, ikuruhure agasozi utuyeho kakubujije amahoro.
Imana ikuruhure amagambo wumvishije amatwi yawe yatumye uhabuka mu mutima. Imana ikuruhure ibyinjiriye mu mutima biciye mu mboni z'amaso w'ibyo wabonye. Imana ibikuruhure, Imana ikugirire neza. Mose abwira Uwiteka, aramusubiza ati ikizamenyekanya uko jye n'ubwoko bwanjye twakugiraho umugisha ni iki? Si uko wajyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe tutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Imana yumva Mose ayishyize hejuru, arayirasarase, mbega ayishyira hejuru. Yumva ko ayikujije mu banyamahanga, yumva ko ayikujije mu Bisiraheli, yumva ko ayikujije mu bantu batandukanye. Aravuga ati yewe uyu muntu Mose nkwiye kumuba hafi. Hanyuma Imana ihita isubiza Mose ati n'icyo uvuze nacyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Niba Imana ikuzi izina, ni ubuhe bwoba ufite uyu munsi? Ruhuka umutima. Niba Imana ikuzi umutima, niki gitumye wiheba muri iki gitondo? Niki gitumye wibiheba muri iyi minsi ya none? Niba Imana ikuzi, niba ikuzi izina, izina ryawe rikaba rizwi n'Imana, kuki ufite ubwoba ko abantu bazakuroga? Niba bajya kukuroga bakagendera ku izina ryawe, ntabwo bazagufata, kuko izina ryawe Imana yarifite mu kiganza. Niba Imana ikuzi izina, ninde wakubwiye yuko iryo zina ryawe rizasibama ku ikarita y'isi no ku ikarita y'Imana? Iryo zina ririho rizakomera, kandi iryo zina wahawe ni izina ry'umugisha. Hari igihe bakwita izina ukumva izina ni ribi, ukumva izina si iryawe niba ukwiye kuryitwa, ariko iryo zina ni ry'umugisha. Uko biri kose nta hantu Imana itakaragira kugira ngo ibashe gusohoreza isezerano. Hari abantu bitwa amazina bakayanga bagahimba ayandi. Hamana iryo zina ufite, Imana izariguheraho umugisha. Imana ibwira Mose ngo nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nawe rero niba Imana ikuzi izina, ufite ubwoba bw'iki? Ese ukeka ko wavutse mu buryo Imana itazi? Ese ukeka yuko Imana yakwibagiwe? Ese ukeka ko kuvuga kwawe bitari muri process y'Imana? Imana ikuremere favor. Imana igupromoting, Imana igushyigikire, Imana ikwimane, Imana igendana nawe kuruhuri, ikuruhuri ubwo burwayi maronye igihe kirekire bugushiremo bukuvemo, nk'uko umuntu akamura umwenda amazi agashiramo, yamara kuwanika akawanura nta mazi arimo. Igukamuremo ubwo burwayi, igukamuremo ayo makuba. Imana iguhindurira amateka. Ngiye gusoza. Amaraso ya Yesu agutwikire. Imana igendane nawe kuruhura inzira watangiye y'urugo. Imana igendane nawe kuruhura inzira watangiye y'amashuri, uzabasha gutsinda amashuri n'amasomo wiga. Imana igendane nawe kuruhura inzira watangiye z'urugendo zo kujya hanze ukoresheje indege, uzabasha gusohoza ingendo zawe neza. Imana ikuruhure ibintu by'imishinga watangiye, uzabasha kubigendamo neza, bizasohora amahoro. Imana ikuruhure ibyo ukora, Imana ikuruhure, izagendana nawe kuruhure. Imana ishimwe cyane. Twari ku ijambo rivuga ngo Imana izagendane nawe kuruhure. Reka dushime Imana. Mbere ko dushima Imana, iyi channel ya Evangelist Satuzi, nimero yayo ni 078 12 90 Iyindi nimero nanone iravuga ngo 078 28 16 12 Turagushimiye kuri kandi umunyembaraga, komeza kunesha no gukora ibikomeye, kandi komeza kuturwanirira. Mose ngo agisha Uwiteka inama, hanyuma Imana ibasha kumugirira